sasa 11 banjye rero bashyushye ni ayitwa Pierre mu bahari niyo wapfa kubanzamo witwa Alioune Swane akinana na Nigena Clement ariko angana Yunus wakina wese ntabwo nkijurira pe aduhereza iyo line up none na yivunika nashaka yihurira niyo mugabo Claude kuri gatatu kabiri Byiringiro Gilbert Kageyo ayisubizeho byo kureba umborenga ndakageyo Kajeje wetu yote uko tayari vipi peti? Ubwo witwa Byiringiro Gilbert Kageyo afite umwanya hagati Mamadou Minba nago azabanzamo ku giti cyanjye. Memerdao akinana na Ronald Sekiganda mu mugongo we na Roboneka Jean Bosco bambara abanyarwanda axe mu batanu n'ubundi abanyarwanda barangirira muri defense soke nabihinduye. Ronald Sekiganda witwa Dauda ndetse na Memerdao abo nibo batatu banjye bo muri Mediane. Ese baretse Ruboneka akigira muri Azam cyangwa akajya kurya izindi sente ko Fry Benge kwanga yamaze kwasesekara bigatuma ubwo Sekiganda kinana na Dauda ndetse na Minba Omedi William Tokwi ndetse na Washe Jibril watarabataka. Iyo ne equipe yanjye ya 11 abanyarwanda reka nde Pierre na Axe yose n'aba fullback ubwo nibo bane bajya binjira batanu bajya nubwo ni bane bajya binjira mu kiwanja n'umuzamu arimo bakaba batanu ubundi nkahita mpanga abandi bose. First 11 ya mu bicu official ni Pierre ndasubiramo Clement Swane Byiringiro Gilbert Kageyo na niyo mugabo Claude imbere gato ndaterekamo witwa Sekiganda Dauda ndetse na Memerdao wo bita mugabo w'irwaniro ati ngeneye mu ya mu bicu Instagram ni Nepo mu bicu ya mwegere nicyo nkundira aba EPP Nepo dushime mu bicu urayibona afite ikirango cya EPP gishya kuri profile ati muyibe ubwo gahunda nuko zimeze nuko ibintu bimeze nuko batatu imbere bapanze